yatinze kubyuka buriya aho tabaye amahirwe. Kame mfuri imyenda noneho nagereze ndebe ko abyuka wasanga hari ka gacupa kakimurimo ko nawe asigaye akunda inzogara aho twavuye muri la quartier y'abayisilamu. Arananiye pe, umugabo ntakiza kurya ataha bitinze, ariko nta kundi nako nabonye na nyiri igipangu nawe atoroshye. Nyiramazu rwose aho bukera nzamwegukana. Reka ndindire umugabo abyuka ariko nzamwegukana, ariko ko nabonye nawe kiri vogarira nzamutsindira. Reka mwera mugabo akomeze amwigire nk'inshuti bajye batindana, naye ntajya kurana nawe. Sheri. Karame. Ese we kubutambyukije nagubona ko amasaha yaki. Ega watashye unaniwe niyo mpamvu nabaye nkuretseho gato. Kubyo utankangura se? Oya nta kibazo. Nari ndimo ndafuranga aha. Ngo sora gatebe aho ngaho uze twicarane hano ubunganiriza. Nari ndimo ndafura gake. Akanze ngatereka ngo mbe nkuganiriza. Nacara hano. Newe neza ari kuva. Ejo wari wafuze imyenda wari wayibikiye. Ariko si imirimo y'abagore igirangira. Ntabwo habura nk'utwo twose. Ese ko watashye utinze wowe usigaye utawutinze ukabyuka utinze. Nuko tuba tutajyanye. Oya, shanyira igipanga agiye kukugira imbwa. Ngize imbwa se gute? Uno munsi umwe ntabwo turi burya. Zana amafaranga. Genda urebe ariya ku meza. Umuntu w'umugabo nkawe azajya atanga iposho mu minsi ingahe? Zana amafaranga tujye guhaha. Sheri uko bize haraho mba nagukinze. Nkinga. Gukinga nyine wese. Nkinga se uhinga ibiki? Wirirwa ujya kuyanywera na nyiri amazu nkureba n'iciciki. Akushe no kurana nepe. Umuntu yise gutaka kanya. Aka kanya. Buri munsi utaha wasinze. Kuva twagera muri iki gipangu. Usko nyiri igipangu kurumbije neza agiye kugusenyera. Aho mugana bagiye kukugira imbwa. Ahubwo nuko ubudaherutse kugasoma. Tuzagasangira humura. Shabaga icyo mbakondera. Naje reka njye kugwahira urye ngutekere urye. Ariko ugira gusubira. Turabyiga. Oya nabyo kubyigaho. Ako komisiyoneri burya n'umwana mwiza. Cyakora ari umwana mwiza, umuntu washije kwihanganira iminsi yose. Sha muri iki gihe biragoye ko umuntu uhangana kuri iki. Uko yaraza ututu. Arundi sataza ututu yari uyahereze. Aha. Kana naga kutajya wemera. Ntujya bunabona ko ari umwana mwiza. Mwese ndabihaka. Akarusha noneho nyiramazu. Shana umwana mwiza pe. Je ntabwo ujye ubibona wowe. Ninjye ubizi. Shana umwana mwiza. Ese ko ubutangiye kuvuga ngo abanyirije mu kabari. Oya n'umwana mwiza pe. Uzko n'umwana mwiza pe. Ese ko numva bamushimagije ma. Reka yenda kugwanira. Gira vuba ugira ubanguka ibyo by'ubwana bwiza bwa nyiramazu. N'umwana mwiza nyamara. Uyu mugore utangiye gushimagiza nyiramazu ngo n'umwana mwiza, ibyo byo bitangiye kuza gute? Reka njye kuri boutique ndaje. Ariko si cyo kintu ugiye wambaye kigukecuza gutyo wagisize. Sheri, jumbubanije. Gisika hangaha ariko. Hoje ariko se ko ari kuri boutique hano imbere. Kuri boutique se ninjuze ibintu bikubera. Icyo ngicyo gisika. Ntago ndi butinde. Hako nukansebye wa mugore w'icyo kintu gisika. Kuki urimo burana nanjye sinjuze ibyiza. Akosura ntambaye neza. Ninjuze ibyiza bikubera. Reka ngikure. Humurerega nzagutegeka no kucyambara. Amaye nkarira. Shasheri. Ewe kuko ubivuze reka ngikuremo. Ariko rwose wumve ko ntacyo byari bitwaye. Si mu rugo se. Ujye ucyambara mu rugo. Reka ngikuremo. Ndebera di. Nana urishimye se? Cyane. Ntureba ko none uri igitego mu badamu. Ninjye bazajya bavuga ko ari njye washatse. Ibyo ngibyo ushaka. Reka nigendera rwongo turasubira garuka. Banguka. Ungumira ku rwo wa mugabo naze ngakugomesha.
wasanga ugiye gusangira na wa mushuti wawe ngo ni nyiramazu. Uhumura naho ndi buke. Ubu mbyutse urumva ari ahantu nkeneye kwitangira. Abagabo mu nzoga rwose simba mbizera. Umugani buri kugenda nsigaye mfunze urugo rwanjye. Hazi ko ntakarije ikize. Ariko burabanye ibyo twaserera. Nkubwira ngo nkinge ukanga kunyumva. Reka ngende. Makuru ni meza. Aha nahese ko mbona uri mu muhanda. Sha rero nyiri igipangu arutse kuza mu rugo aturangira ko hano imbere ari botike n'inyuma, ariko atubwira ko iby'imboga twabikura hano imbere. Aha nta kibazo nabarangira, dore nawe nari mvuye mu rugo, dore mba hano ruguru, urabona ko turi abaturanyi. Niho mba pe. Ariko ntabwo bura nitwa Mabuja. Banyita Claire mu buzima busanzwe. Bakwita Claire? Nitwa Claire. Akazina keza. Nanjye nta kibazo, nanjye banyita Kalisa, ntabwo nitwa komisiyoneri Claire. Noneho wangeze imbere? Oya nta kibazo nahakwereka pe. Tugende. Ntabwo se kugenda usigara nyuma n'amahoro? Nta kibazo Mabuja, tugende nta kibazo pe. Ngaho tugende. Nta kibazo tugende. None se handi makuru mwari mumeze mu Sha tumeze neza. Murenzi yashatse neza nuko. Komisiyoni no kuvuze? Sha nuko kwibana se ngube uri mwiza. Sha komisiyoni tutararenga hano. Reka nkubaze. Buriya nyiri igipangu buriya nta mugore agera neza. Buriya nyiramazu se? Ako wa mugore urashinyagura. Gute se kandi yakugira inkuru? Nk'ibyo bitewe n'iki kumushinyagurira? Sha komisiyoni mbwiza ukuri ndabikeneye wumve ko bimbabaje. Urumva bikobaje ura mugabo? Ndabikeneye pe. Nuko reka nkubwire. Sha ura mugabo yari afite akagore kabi bagira ngo Imana yakaremye yananiwe, dore nibo babaga muri ranzu iramubamo. Ariko ku kagore sinza ahantu Imana yagira kararuza yarakazana ikegeka kuri ura mugabo. Abaragiye. Bari umugabo w'umunyamahoro ubaho. Ura mugabo ni umunyamahoro. Ariko nanjye nabonye ari umwana mwiza. Wivuga ngo ni umwana mwiza gusa? Nabonye ari umwana mwiza. Komisiyoni mbandaga umwami, uriya mugabo ni umwana mwiza. Waramubonye se wowe? None se ko uriya mugabo ngiye dore twabanye tukiri abasore. Uriya yari boss wanjye. Urumva yari ameze nka boss wanjye. Yari umwana mwiza, nta kintu namusaba ngo anyime, ariko agiye kuzana azana akagore utamenya ukuntu kameze. Ntajya nza no kubabwira ngo ni kamurufunguzo nguvoma amazi kakarunyima. Kandi umuntu tuziranye tukira nawe uri umwana mwiza. Aho se nanjye ndi umwana mwiza. Nukuri pe. Ahubwo mugeze hano imbere ntaye. Nta kibazo Mabuja, reka ngugezeho nta kibazo. Ariko rero kari komisiyoni karame afata zansenye. Oya ntago nagusenyera. Oya rwose uriya murenza wonyine ukuza unyikoreshwa unyirebeshwa gutyo. None se ndasenya ntazi no kuba. Boss Murenzi. Bimeze bite se papa Busha? Ndabona uri kumwe n'umuhungu wawe bamwitemberera. Turimo dutembera n'umuhungu wanjye Bushari. Umeze neza se? Wumve ngo ntakira. Kabone ubyutse wicariye nawe wiriwe wicariye. Bimeze bite? Sha wumve ngo namahoro. Barakomera. Umeze neza se? Nabona nabari iniga ni nkasi. Ndabona wicariye hanze. Cyane nicaye hano madame yaragiye guhaha.
barajeho gatoya Okay. agiyeho ngaho imbere. none se bimeze bite? nta mahoro natwe ukaba duciye ahangaha dore nanyanya bushari ku kabotike kumugura akaji aba yanesheje umutwe ngo icyaka kiramweshinga amazi ntiyayikoze. Erega ntabwo yajyaho numanura wenyine n'abadashaka kumanura. Ikibazo Bana ni b'iki ikibazo. gihe ubeje wundi uzaza ukasiga hirya agacupa n'abazaterura. Kabisa. Ahubwo reka mugezeyo turaza gusubira ariko se nimugoroba wansuye tukareba ukuntu twigenza. Mugabo uzi ko noneho ugiye kuzanteranya na madamu. Ntabwo twakwirirwa mu nzu. Turi abaturanye rega ni hafi se ntabwo bayumva kuri muri quartier wabibona utari hafi se ntabwo biboneka kuri muri quartier. Abamba ijoro utaha uri umunyeroni. Ntisa ibona ko duturanye se bayumva ko ari handi wagiye. Shaka kuri we birakorohera wa mugabo. Ariko ntacyo twaza kuza kubipanga. Ewa muze kugira umurebere rigari ubonye yananze mwanamubwira mukazamuka nta kibazo. Hari ikibazo se? Ntacyo turaza kuza kubyigaho ariko ndaza kuza kwasimbukira nta kibazo. Nanjye kangeze ushari wanjye hepfo umugore wa Juice ndebe ko yama amahoro. Nta kibazo Ubwo rwose. turasubira. Sawa rero. Busha. So ntakajyanwa wenyine sha nawe ajya kugurira. Reka turi abaturanyi dore nanjye ijya nsura. sinzajya basura n'ubu. Bite boss? Ese ubaye iki mabusha? Akamusore ntacyo.